Ndagushimiye cyane wowe ugize amahirwe yo kubona iyi channel yacu bita Tera Story. Reka nkwibutse ko umuntu uwo ari we wese ufite story yageza ku bantu azatwegere ubundi tumwereke uko yabigenza. Nge niyemeje kubasangiza story yanjye mu buzima bw'ishuri bwose kuva P1 kugeza senior 6. Impamvu mereye P1 nuko nyitangira kwiga maternelle ntago zabagaho, ni kera cyane. Undi natangiye mu mwaka wa 2009, niba nibuka neza. Nge na petit frere ari ikigo twashakaga kujya kwigaho. Noneho icyo kigo tukigezeho bakita ku Bumwe, hari hepfo ku Bumwe, abatuye hano Rubavu murahazi. Ikigo tukigezeho dusanga imyanya yuzuye. Naragikundaga cyane bitewe nuko nabonaga inshuti zanjye zose zo mu ikaritiye niho zigaga. Ikigo tukigezeho baratubwira ngo imyanya yuzuye. Ndibuka icyo gihe Vie umbyara yari afite igare, noneho araduheka nge na petit frere atujyana ku kindi kigo bita ni Groupe Scolaire Saint Joseph Muhato. Abatuye Rubavu barahazi, ni ikigo cyiza cyane. Naho tuhageze dusanga imyanya yashize. Noneho umubyeyi nyine wacu ararakara cyane, aravuga ati ibi bigo nibyo nari nizeye ko mugomba kwigaho, none dusanze imyanya yashize. Mugomba kwicara umwaka mukawumara muri mu rugo kugira ngo muzajye kwiga umwaka utaha mwige kwa biriya bigo tuvuyeho, bitewe nuko ni ibigo byari byiza cyane, biri ahantu hameze neza cyane. Ubu nyine ubona iyo umwana wawe ahize aba afite umutekano. Twabonye bitavamo, baramubwira ngo kuri Kanembwe, ni ikigo bita Groupe Scolaire Kanembwe, nacyo giherereye hano i Rubavu. Icyo kigo twakigezeho, tuhageze dusanga imyanya iracyahari myinshi cyane. Gusa icyo gihe nta ntebe zabagaho. Ukuntu byagendaga, abanyeshuri nka 5 bariteranyaga bakajya kuzana amabuye hanze y'ikigo, bagapanga akaboro kameze nk'agatebe mu ishuri fresh ewana. Noneho bakazana ibyatsi. Reba ibi byatsi biba biri mu kibuga, umucaca, reka tuwite umucaca, tugasasa aho ngaho hejuru. Ubundi waba ugeze mu rugo wabona agatenge cyangwa se agakeka kameze neza, ukakazana ukakarambika hejuru y'ibyatsi, ukicara ubundi ukiga. Turi kwiga ntago mbere twagiraga ibintu bita amakaye, reka ahubwo twabaga dufite ibyo bitaga ikibaho. Umwarimu niba tugiye kwiga inyuguti, niba ari A turayiga, ababaze ngo mwayifashe, yaratubazaga ngo ese mwayifashe. Twaba twabifashe agasiba. Uri kumva byabaga bisaba gufata mu mutwe, na etide twakoreraga mu rugo wapi. Noneho hari ikindi kigo bitaga Buhaza, kuri Buhaza ni hafi ya kaminuza ya UTB hano mu karere ka Rubavu. Ni primaire iri inyuma y'iyo kaminuza. Iyo primaire reka mubwire ko ari nge wayifunguye. Oya, ntabwo ari nge wayifunguye, ariko ndi mu banyeshuri bahize iriya primaire igifungura. Baravuze ngo bashaka abanyeshuri bagomba kujya kuhiga. Nanjye biba ngombwa ko
biba ngombwa ko bantoranya mu banyeshuri barajya kwiga kuri icyo kigo. Numvaga nishimye bitewe n'uko icyo kigo cyari hafi yo mu rugo. Baratujyanye, batujyana turi benshi cyane kabisa, kubera ko batoranyije mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu, baraterura. Twaragiye, tugezeyo turiga umunsi wa mbere, uwa kabiri. Ibintu tubona bitangiye kuba byiza cyane. Noneho aho twarahageze dusanga hari intebe z'ibiti. Izi ngizi abantu benshi basigaye bazita ngo niba ari pupitre, indimi z'amahanga, ariko twabonaga ari nziza cyane. Icyo gihe twicaraga ku ntebe turi abanyeshuri 4, ariko mwe ubu ngubu mwaratese musigaye mwicara ku ntebe muri 2. Byaba ngombwa umwana akicara ku ntebe ari umwe. Twarize, icyo gihe nari mu wa mbere, ariko nabonaga ndi mukuru cyane, sinzi impamvu nyine nanjye nabonaga ndi mukuru cyane, kubera ko hari igihe cyageraga tukajya kunyuzura abanyeshuri bo mu wa gatandatu duturutse mu wa mbere. Ibaza umunyeshuri wo muri P1 bitewe no kwiyumva akumva ko yajya kunyuzura umunyeshuri wiga P6. P6 byabaga ari n'ibigabo cyane, byabaga bifite n'ubwanwa n'ibiroso, ukabona umuntu wiga P6 ari gusokoza ikiroso kabisa. Ariko ntabwo twaguraga amakaramu, twavaga mu wa mbere tukabacunga bagiye gukina abo muri P6, ugasanga amakaramu yose turayateruye turayatwaye. Igihe cyarageze turi gukoropa mu ishuri. Noneho sinzi ukuntu nanyereye gato, intebe twabaga twazizamuye tugiye gukoropa, intebe irahubuka ikubita ku kirahuri kirameneka, kandi ayo mashuri yari akiri mashya. Hari umwarimu noneho tutumvikanaga. Umwarimu bamwitaga Ndera, manze baramwitaga Claudine. Ntabwo twumvikanaga neza cyane, byabaye ngombwa ko antuma umubyeyi. Ibaze batangiye kuntuma ababyeyi nkiri mu wa mbere primaire, noneho wibaze ngo ubwo ningera segonderi bizaba bimeze gute? Bantumye umubyeyi, ndataha. Sinataha ariko ngo ngere mu rugo, nahise nigendera njya mu musozi cunga amasaha yo gutaha ageze. Nanjye mpita mfata amakayi yanjye ahantu nari nayatsimbye, ngenda niruka cyane kugira ngo mpurire n'abandi banyeshuri mu muhanda. Duhurira mu muhanda, nanjye ngeze mu rugo bagira ngo mvuye ku ishuri, kandi bari bantumye umubyeyi. Noneho mu gitondo, icyo gihe nta telefone zanabagaho kwanza, mu gitondo nanjye ndakaraba ngo ngiye ku ishuri. Mu rugo nanga kubabwira ko banyirukanye. Noneho ndakaraba njya ku ishuri. Ngeze ku ishuri abandi banyeshuri barinjira, ariko njye nsigara hanze y'ikigo, nkajya nirirwa nikinira. Ibaza umwana wo mu wa mbere primaire wo kunanirana. Ndikubona iminota nagenewe irangiye, bitewe n'uko nzajya mbagezaho story ifite iminota 10. Niba wifuza ko nkomeza, wowe kanda subscribe, ukande like, ujye no muri comment wandike ngo dukomeze. Ubundi noneho ureba amabara abera mu ishuri bro, tuhatwike. Kumva iminota yarangiye, reka twongere duhure mu kandi ka episode. Iyi ngiyi ni season ya mbere, episode ya mbere, kandi ahangaha uzakurikirana story yose kuva P1 kugeza P6. Ndabakunda cyane.